Uribereza madamu. Yego tugufasha iki? Ufite umugabo ngwana mo hano? Umugabo ndamufite uramushakira iki? Ndamushaka ngazajye gutanga umusada ku gihugu. Madamu nk'ukuri kwinyonga ujya hehe? Giye gukingura umuntu mwumvisha ari gukomanga ari ku gipangu. Utaza kunzana ya manyanga yawe muri iyi minsi. Kare kubwo urumva nakubeshye. Umva. Gendere bo umuntu ari kumuza gusanga ari abantu bari gushaka umugabo. Uhita babwira ko nahari numvisha ari imikwabo yo gushimuta abagabo muri no minsi. Wari kushaka kujya kubajyana nimba ari hehe? Wabwiye ko nahari. Bose ndababwira ko dahari rwose. Igusubiriremo. Nusanga bari gushakisha umugabo. Uvuge ko nahari. Nabyumvise ndavuga ko dahari. Sasha. Nako ndibutse. Umugabo wanjye hari ahantu yagiye. Yagiye hehe? Ariko Safandi ubu ngubu numva namenya ahantu umugabo wanjye yerwa agenda koko buri kanya. Ariko madamu waba uri kubeshya inzego z'umutekano ukavuga ko ntabwo uri hano twakinjira twamusanga ko twaguhana. Safandi urumva icyo kintu ari ikintu nabeshya koko reka ntabwo bishoboka. Saba rero fungura ninjire ndebe ko tatubeshya. Erega Fandi ntabwo ari ngombwa ko yirirwa winjira kuko muri uru rugo ninjye nyine urimo. Reka ninjire. Oya nta mpamvu yo kwinjira wowe. Waretse nkinjira. Bise kuko nakubwiye nta mpamvu yo kwinjira. Sisi umuntu muri kurwana se muri gupfiki. Tonto hi. Uyebye nimba uri murashaka abagabo tonto umenye ko hano nabahari. Ubwo ni cyo uri gushaka abagabo ko ntigeze mbivuga. Dore nako mba mvugishijwe ubwo ngubwo nose tonto turakwakiriza iki? Oya ntacyo ndagiye se ubundi hano mubana muri bangahe? Ndahibana. Nakarahibana. Nako turahabana. Abana ntande rero. N'umugore n'umugabo. Ngo mubana nk'iki? Nako nk'abagore bateganya kubona abagabo banga. Kandi numvise uyu wamufite. Ego gusa nanjye ni vuba hati. Sisi. Naringize ngo ni bimwe by'imitsi byateye. Sawa rero ngiye mbaye ngiye. Ariko umugabo we naza mubwiye aze gufasha abandi ku rugamba dore umwanzi yaduteye. Ngiye mbaye ngiye. Tonto ugira urugendo rwiza. Ugara amahoro. Ega ubibajya ngo bisi ko twebwe nta bwenge tugira. Ariko se nimba ari ukujya ku rugamba ugafasha abandi bagabo wajya ukareka ubunyabwoba. Tose sha ubusabandashe ninde wazagitanga iposhanga. Aha njye se sinkora nanjye najya ntanga iposha abana bakarya. Yewe niyo waritanga ntago ryangana n'ibyo nanganga gatuzorohe murere. Ubitekerezeho nawe urebe ko wajya gufasha abandi bagabo. Madana ubwo ndi umugabo wawe ariko kakanya umenye ko nanjye ndi umugore mugenzi wawe. Kuki ubundi wumva ko ibintu byananiye abandi ari njye wajya kubishobora. Mbese kwa mama wasibye kwipakariza umugore ndebe. Ariko uri umunyabwoba wa mugabo we. Ndamaze wowe utabugira ngaho ujyayo. Niba kurasa nzatunga abana sha. Ate amacyambuga bawe ngo azagaruka rya. Izifuniko ni kureba sizo umugabora. Reka ni sister wanjye. Ariko ni gishega. Reka nuko yakoze ubuzunguza igihe kinini niyo mpamvu amaguru yangana gutya. Ariko ko ndi kwiyumvamo ko ari ikigabura. Reka nze ndebe niba ntibeshye. Afande wibeshye igendere. Wasanga ari n'uruhungu reka ndebe. Yewe. Afande na. Yego kumananje. Akasakumiro none nakamara amazi. Umva mata. Umugabo we nazi umubwira dusanye ku rugamba. Yewe gwe. Nge nabonye uzi guserezanya cyane. Sibyo? Ngiye kuguha mikoro userezanya n'uyu muhungu. Umuserereze ku buryo kugeza igihe umutsindiye. Ntari. Akira mikoro. Uyaranje umuserereze kugeza igihe umutsindiye. Akanyuka maze kubaza ikibazo kimwe. Ubundi ndebye mu maso kareba naso. Ubundi bogari buriya ninde? Bogari ni papa EPV mama shaje utuzi. Aka gakecuru kari karazanye zakumanya koko. Bundi ntari kuko EPV. Rero tari kuko EPV. Hanyuma so kutaka EPV. Aka ngiye nari nkiri muto akonye kuzika shaje nk'isambu ya he ya Nyarutarama. Shamba ya Nyarutarama. Uziyoza guhura na papa muri iyo myaka yiwe akiri umusore. Sha nukuri kw'Imana waramusabye. Musabiki. Musabiki umwoyo. Ako mujye mu nyongero rose ngungureje. Gutikureho ngo mupedane. Aka pedane na motion. Motion ese umushi mugenzi wawe niwe mwagapederanye. Ako mujye mu nyongera pe. Motion n'umushi mugenzi wawe. Bose ko umushi mugenzi wawe bivuze ngo nawe mutegera kwiteho. Cyane rwose mupedane mutikura za mumwo. Ako kamubwira ngo nyira njara nta muntu bari kumwemera. Nago njye ari umwana watanaje ajya kare. Yesu Kristo kumusaraba igorgo tubete impe tumwataka bogo tutatinya ko tuza tugiti gitego. Kwiki? Ngiye nyira njara ntago namwemera niyo warasa mu kirere. Ntago byakunda. Kakubitwe n'inkuba. Yako. Si utangiye kuntuka ikibi yawe ndi gutukana gute. Ntari kindi Hanyuma se washoboye iki kintu? Naje kwa Irene nizanye. Waje nanjye naje nizanye.
nose kamaze nkubaze ubundi ikintu kimwe nari bimbaza ari nyina njara kanazi nagakweta ubundi wadanje ninde wadanje ni nyina njara uko yaramjaye yako nyina njara ubundi uyu mupete yende neka nkwereke mama wiwe nyina iwawo papa we twagiye kumva ko twadutura nyiri kibungo umwe abahanunda bahanga Odiye kumva papa avuye ku kazi kumva ngo madam ngo ndakwifatiye ngo uyu munsi ngo ntabwo uri bunshike ugasa no bigenze ute ugatikanye bazo ne wanyi imigeri giye kuri onye ko numva mama baravuga ati urinde wanyeye kwimatera nyina avuga ati ntago ari njye urinde bahanyarije kandi nshaka kumenya amaye navuga tavuga ati no karaba hita ngo ndakwifatiye waguciye nyuma uyu mwana ati ntago ari njye bahanyarije urinde wanyarije ngo nurukwabo urwanyajwe nande uri njye warunyaje papa arabwira ati mada utangiye kujunyaza inkwavu noneho bigeze mama aronga ati ngiye ntago narunyaje none byagenze ute ugomba kumvira ukuntu numvishe abantu bajya pedana bakaba batinganye wowe bize ngutangiye kujisambana n'inkwavu mugoro nyina avuga ati wapi nayikubise umuhini itinyara kuri matera rero windenganya ntago ari uko byagenze uri kumva ako mama yize karate nyina njara se aka karate yazigiye he Bamuserereje gatoberwa mutubu n'umutoto bose buri kweza cyangwa ikuntu none ngende cyakugatuka okay nari bibutuka musereze bwa wote reba nk'uwo murongo waciye mu mutwe uwo murongo rero ukuntu umeze aho utajya ngo ni imihanda ijya nk'ikuzimu aya iyi mihanda ntabwo ikikuzimu ubundi ikigo cyigisha umunyeshuri nkawe ufite imihanda ijya ikuzimu ibyo ngibyo ni ibyahe